sinemera perezida ujya mu biterane gusenga cyangwa yagiye mu masengesho ngo yo kwiherera ngo yagiye mu biki na biki ngo yagiye gupfukama gire gute sinkeneye kumubona apfukamye nareke nzapfukama ngewe wabihawe iwe agende tumubone ahagaze mu muhanda ibiriya binani biri gukatiki imihanda ijuru riza rimwishimira rikanezerwa rikamuha imigisha n'abana n'abuzukuru. Yego. Nicyo gituma muri Afurika nshaka kubwira perezida nk'abangaye nshaka kuvuga ataba sha mba numva n'ijuru ribemera mu gihe abaturage mu mutekano. Yego. Ukabaha imihanda ukabaha amazi n'amashanyarazi. Yego. Ukabacira imiryango yose y'uburyo biteza imbere. Yego. Ubu uri pasiteri mwiza ijuru ryishimiye. Ariko mu perezida udakora ibyo yarangiza akavuga ngo arakijijwe cyangwa ngo yagiye ngo mu biterane cyangwa ngo yagiye mu masengesho, sinkubesha aba yarayobye ni nko kubona imodoka yuriye ibiti yataye umuhanda. Yego. Imana ntizamubaza uko yasenze, izamubaza uko yarinze abaturage. Yego. Izamubaza inzira yabaciriyeho kugira ngo biteze imbere. Naho ibyo gusenga Imana izabibaza abapasiteri gusa mu gihugu. Yego. Nitwe Imana izabaza iby'amasengesho, si perezida wa repubulika. Yego. Izamubaza ibijyanye gusa n'ubuzima bw'abaturage. Yego. Uzi ko abantu batanazi icyo mariage bisobanura. Ahubwo katubwireho gake dore nanjye ndaho gusa. Uzi ko Mose yakoze mu butayu, rigatuma Imana imubwira ko atazagera he Kanani. Tuzi ko Imana yamwe akubite urutara, akubite rimwe ashyira gatatu, agakubita kabiri. Uzi icyo byari bisobanuye mu buryo bw'umwuka? Uzi ko rwa rutare yari Kristo. Yego. Gukubita Kristo bivuze ko mu rupfu rwe yego arimo hazava isoko y'amazi y'ubugingo atanga ubuzima. Mose genda nawe ukubita urutare rimwe, urwo rutare rubaha iki? Rubaha amazi. Yego. Urwo rutare ni Kristo uzakubitwa rimwe agatanga amazi y'ubugingo. Yego. Mose gukubita kabiri, Imana ati Kanani ndafuse ntukigezeyo. Uzi impamvu? Gukubita kabiri urutare bisobanura ko yaravuze erere yakoze, ko bivuze ngo Kristo azabambwa kangahe? Kabiri. Ko Kristo agomba kuzapfa kabiri. Ngiki cyatumye Mose agwa nzira. Mariage, ushakana k'umugabo n'umugore, uwo tureberaho ni urugero rwa Kristo umwe. Yego. N'itorero rimwe. Gushaka kabiri ni ukuvuga ngo gukora indahiro kabiri y'umugore, y'abagore babiri. Yego. Automatique ni nko kuvuga ngo Kristo azongera apfa bwa kabiri, asubire abambirwa irindi torero. Nicyo bishaka kuvuga. Yego. None se urumva ko icyo kitari ikintu umuntu uzi ibyanditse urumva yagihera yagikora ashingiye kuki? Gushaka umugore umwe bivuga ngo ni Kristo umwami n'itorero rimwe. Yego. Aha, uko Kristo abanye n'itorero, umugabo n'umugore n'abaruko babana. Kristo niyahukana, natwe tuzahukane. None se azahukana? Kristo nimba ataradivorusa njyewe nabihera he? Koca tureberaho iby'urushako ni Yesu n'itorero. Afite itorero rimwe, yapfiriye rimwe, si kabiri. Yego. Njyewe ndabihera he? Gukora amasezerano abiri. Aho nzaba mvuze ngo Kristo azabambwa kabiri. Yego. Urumva icyo gishoboka? Gusa twumva tunyotewe. Yego. Birumvikana warugize ati itorero rya mbere ni mu rugo, rya kabiri n'urusengero. Urusengero, irya gatatu ni igihugu. Umushumba wa mbere ni umugabo mu rugo. Umushumba wa kabiri ni pasiteri ku rusengero hariya ku itorero. Yego. Umushumba wa gatatu w'igihugu ni perezida wa repubulika. Yego. Uko Imana izambaza mu rugo rwanjye niko izabaza pasiteri bari yayoboye mu rusengero. Yego. Niko Imana izabaza umukuru w'igihugu Abanyarwanda yamuhaye kuyobora. Buriya
mu isi y'umwuka ijuru rimubona nk'umushumba yego w'igihugu ushinzwe iki ni ibintu bibiri iwe abashinzwe gutunganya igihugu kugiha amahoro yego guha umutekano abaturage yego no kubashakira uko batera imbere perezida ukora kuriya yego aba ari umushumba unejeje mu maso y'Imana nza mbona ibihugu byinshi bigira abaperezida yego akananirwa gukora imihanda n'ibindi ariko ukabona birirwa mu biterane bagiye gusenga sinkubeshya ngiye mu myizerere yanjye sinemera perezida ujya mu biterane gusenga cyangwa yagiye mu masengesho ngo yo kwiherera ngo yagiye mu biki na biki ngo yagiye gupfukama agire gute sinkeneye kumubona apfukamye nareke nzapfukama ngewe wabihawe iwe agende tumubone ahagaze mu muhanda ibiriya binani biri gukata iki imihanda ijuru riza rimwishimira rikanezerwa rikamuha imigisha n'abana n'abuzukuru yego nicyo gituma muri Afurika nshaka kubwira perezida nk'abangaye nshaka kuvuga ataba mba numva n'ijuru ribemera mu gihe haba abaturage mu mutekano yego ukabaha imihanda ukabaha amazi n'amashanyarazi yego ukabacira imiryango yose y'uburyo biteza imbere yego ubu uri pasiteri mwiza ijuru ryishimiye ariko umuperezida udakora ibyo yarangiza akavuga ngo arakijijwe cyangwa ngo yagiye ngo mu biterane cyangwa ngo yagiye mu masengesho sinkubesha aba yarayobye ni nko kubona imodoka yuriye ibiti yataye umuhanda yego Imana ntizamubaza uko yasenze izamubaza uko yarinze abaturage yego izamubaza inzira yabaciriyeho kugira ngo biteze imbere naho ibyo gusenga Imana izabibaza abapasiteri gusa mu gihugu yego nitwe Imana izabaza iby'amasengesho si perezida wa repubulika yego izamubaza ibijyanye gusa n'ubuzima bw'abaturage yego Aposo iyo ufite umuryango nk'uwo wishimiye unezerewe ukabona abafite titire nk'izo bamwe muri mwe bafite abapasitoro ababishopu abaki bari mu manza z'amadivorce uwo mushumba mubibona mute mugira agahinda cyangwa mubitekerezaho iki birababaje ubundi ni kimwaro ku itorero rya Kristo ikimwaro kibi kidashobora no kuvaho kubona umupasitori uhagarariye Imana ari we urugo kuvuga ngo urugo rwe rwasenyutse otomatike itorero ryiwe ryagize gute ryasenyutse ntafite n'uburenganzira bwo kuyobora irindi torero na gato kuko Bibiliya ivuga ngo uwo mugira umupasiteri ni umuntu utunga neza abo mu rugo rwe azi gutoza abana be kubaha Imana ibi iyo bimunaniye nta kindi kimenyetso afite hano ubwo bibaye rimwe kabiri gatatu ko kugira gute kuko divorce uwo yaba afite crise yo mu mutwe ubundi bibaza ko afite na crise ikomeye kuko no kwahukana rimwe na divorce imwe ntabwo yemewe ku mupasitoro imwe gutya ntabwo yemewe kandi iyo bishitse uwo byashikiye ari umupasitori akadivorce wenda dushaka kwemera ko yashaka kugira umugore watewe yagize ibibazo umugore yatewe akamunanira cyangwa umugabo yatewe yamunani niba umupasitori ari umugore cyangwa n'umupasitori ari umugabo nimba bashakanye yaratewe akamunanira rwose arabyemerewe ko batandukana ariko iyo batandukanye buriya abashatse buriya dusabwa 50% kuyiha ingo abagore bacu 50% tukayiha Yesu yego iyo rero binaniye kubana n'umugore wanjye tugatandukana ni ukuvuga ngo icyo Bibiliya insaba ni ugufata 50% nagiraga yo kwitwararika umugore wanjye nayo nkayizana kuri Yesu kwitwararika ubwami bikaba 100%, kagumana n'ubwami nibyo ubwo buhindutse umurima n'umugore wanjye nibiki simfite uburenganzira bwo kongera gushaka undi mugore nteretse wa undi twashakanye ni numva ko yapfuye aho ndahita nshaka akiri munsi y'izuba
simfite uburenganzira bwo gushaka, kandi ninjya gushaka ndi umupagani. Yego. None se musho, wihangane umbabarire nyikubaze nemye neruye, ko ari ubukwe twitegura gutaha nk'abashumba ko nzi ko muhabwa ama invitation mbere, mwiteguye kubutaha bw'umupasiteri se? Ushaka wagize divorce ushaka gushaka atari imwe ahubwo ebyiri? Njyewe ni ya mbere ntabwo ni pasiteri Mutesi arazwi, afite ubukwe ejo bundi mu kwa gatatu yarakoze divorce kabiri. Yakoze iya mbere arongera akora n'iya kabiri, arongera arashyingirwa nabwo akora indi. Uwa gatatu yitaba Imana, ari we Rusagara wabaga muri Amerika. Ubu agiye gushaka uwa kane, kandi uwa kane nawe mu itangazamakuru twakiriye ko yari afite undi mugore nawe batandukanye. Uwo itorero ryabo rigomba kumuba hafi rikamufasha, icyo aba ari ikibazo gikomeye rwose. Nabivuze nkurikije Bibiliya. Uzi ko abantu batanazi icyo mariage bisobanura? Ahubwo katubwireho gake, dore nanjye ndaho gusa. Uzi ko Mose yakoze mu butayu, rigatuma Imana imubwira ko atazagera he? Kanani. Tuzi ko Imana yamubwira akubite urutare, akubite rimwe, ashyira gatatu, agakubita kabiri. Uzi icyo byari bisobanuye mu buryo bw'umwuka? Uzi ko rwa rutare yari Kristo? Yego. Gukubita Kristo bivuze ko mu rupfu rwe arimo hazava isoko y'amazi y'ubugingo atanga ubuzima. Mose genda nawe ukubita urutare rimwe, urwo rutare rubaho iki? Rubaho amazi. Yego. Urwo rutare ni Kristo uzakubitwa rimwe agatanga amazi y'ubugingo. Yego. Mose gukubita kabiri, Imana ati Kanani ndafuse ntukigezeyo. Uzi impamvu? Gukubita kabiri urutare bisobanura ko yaravuze erere yakoze, ko bivuze ngo Kristo azabambwa kangahe? Kabiri. Ko Kristo agomba kuzapfa kabiri. Ngiki cyatumye Mose agwa nzira. Ako Bibiliya rero menya tunayisoma nabi, niyo mpamvu Bibiliya rero ikibazo benshi batagiraho. Bibiliya ifite imvugo zibiri, hari uko byanditswe hakaba n'ibihishwe mu byanditswe. Iyo rero uzi uko byanditswe gusa ufite ikibazo, ushaka kwibeshya ngo urayizi ariko utayizi. Ugomba kumenya uko byanditswe, wamara ugashaka no kumenya ibihishwe mu byanditswe. Ntimba Bibiliya ivuze ibuye niko byanditswe, ariko ibihishwe mu byanditswe ntabwo ari ibuye rivuzwe. Uraja gusanga Daniyeli ngo abona akabuye gatembagaye, mu byanditswe ni akabuye, ariko ibishwe mu byanditswe iri buye yari Kristo rizakubita igishushanyo kigashira ku maguru, harimo ibumba n'ibiki, bikaza kuba icyo gihe Kristo akaza kumanuka nk'akabuye karimbura cya gishushanyo cyari gifite inzahabu, ifeza, imiringa, ibyuma. Yego. Akabuye kakaza ku byuma. Ubwami bw'Abamedi, Abaperesi, Abagiriki, Abaroma. Yego. Kristo akaza ku ngoma y'abande? Y'Abaroma. Bya byuma byakubiswe n'akabuye. Ubwo rero ugomba kumenya hari uko byanditswe, hari n'ibishwe mu byanditswe. Ubwo rero Mose biriya yarakoze, avuze ngo azabambwe kabiri. Imana ati garukiraho. Mariage, gushakana k'umugabo n'umugore, uwo tureberaho ni urugero rwa Kristo umwe n'itorero rimwe. Gushaka kabiri ni ukuvuga ngo gukora indahiro kabiri y'umugore, y'abagore babiri. Automatique ni nko kuvuga ngo Kristo azongera apfa ubwa kabiri, asubire abambirwa irindi torero. Nicyo bishaka kuvuga. Yego. None se urumva ko icyo kitari ikintu umuntu uzi ibyanditse urumva yagihera yagikora ashingiye kuki? Gushaka umugore umwe
gushaka umugore umwe bivuga ngo ni Kristo umwami n'itorero rimwe. Yego. Aha, uko Kristo abanye n'itorero, umugabo n'umugore n'abaruko babana. Kristo niyahukana, natwe tuzahukane. None se azahukana? Kristo nimba ataradivorce njyewe nabihera he? Koca tureberaho iby'urushako ni Yesu n'itorero. Afite itorero rimwe, yapfiriye rimwe, si kabiri. Yego. Njyewe ndabihera he? Gukora amasezerano abiri. Aho nzaba mvuze ngo Kristo azabambwa kabiri. Yego. Urumva icyo gishoboka? Apostle, wenda iyi sije nkaho tuyivaho tukajya kuyanyuma dusoza. Kambarize, hariho abantu bibyabayeho ugajya mu mategeko, mariage igafeiringa batarajya muri church, batarakora indi mihango, bivuze ngo bari bujye gukora divorce mu mategeko. Ese abo bantu ntago bemerewe umwe ku ruhande, wenda havutsemo ikibazo gituma tudakomeza ubukwe. Ese abo bantu babiri ntago bemerewe gushaka mu buryo bwabo bundi bakoze divorce mu mategeko gusa, batarabana na rimwe. Yego. Okay. Mu bwami ari abakristo, ndavuga iyo ari abakristo. Yego. Iyo ari abakristo by'ukuri biriya bibarwa ko ntibarabana ngo babe umuntu umwe. Abandi bari bwabane. Yego. Ngo babe umuntu umwe. Yego. Kuko amategeko yazanywe na development y'isi. Uko isi igenda yevoriwa, niho byaje, ariko biriya muri mariage ntibyari bisanzwemo. Yego. Gusezerana kw'amategeko ni ibintu byashizweho bitabagaho. Isezerano ry'abashakanye gusa ryabaga igihango kiri hagati y'ababiri n'imiryango ibiri, hanyuma bikaza kuba confirme bigeze mu nzu y'Imana kubizera. Yego. Bagahita babana, iyo bahuye bakabana nk'umugabo n'umugore, bagahuza imibiri yabo, ni isezerano riruzuye, n'igihango kiruzuye. Nta yindi nzira bafite. Ariko iyo batarabana, bataranajya mu byizerwa ngo basezeranireyo, ari ibintu bikiriyo gusa, wenda banyuze mu mategeko, ariya nadufasha uburyo turi bubane muri iyi si n'uburyo tuzajera ubutunzi. Yego. Ariko mu buryo bw'ubumana si hariya bareba. Ku Mana bareba isezerano rya nyuma n'igihango mugirana imbere y'Imana. Yego. Iyo kiriya mwagikoze. Yego. Ni ibintu bikomeye kuba umuntu asezeraniye imbere y'Imana n'abantu mu rusengero. Yego. Umuntu wese uzabona yabikoze yasezeraniye, uzamenye ko nta yandi mahirwe afite. Yego. Ntayo. Kuri sija nyuma dusa nkaho dusoza, tukuzi nk'umuntu wazanye agashya mu gihugu cy'u Rwanda cyo guhuza umubiri umwe wa Kristo mu gihugu muri rusange. Guhuza, twava ngo nuguza amatorero tukazana ububyutse mu Rwanda, mu gihugu cyacu. Uyu muhamagaro wo kuzana ububyutse mu gihugu cy'u Rwanda, ku bantu batabimenyereye cyangwa se batespectinga ko bishobora kubaho icyo kintu, ni umuhamagaro waje gute muri mwe? Ese ubu uyu mwanya intego mwihaye cyangwa se mwahawe nijoro birimo biragera kuri pourcentage ingana gute yo kugera ku cyo mwiyemeje? Urakoze kuri ico. By'ukuri njya ahantu hose nakoreye icyo kintu nagikozeho. Mu by'Imana yantumye yambwiye ngo ingize kuba intumwa, apostle. Yego. Intumwa na buriya icyo nacyo ni ikindi abantu bagomba kumenya. Buriya hari n'abatazi icyo ari cyo, uko gikora n'uko bivuze. Intumwa ni intumwa idatorwa n'abantu. Intumwa ni yahamagawe na Kristo. Ifite ibintu bigera ko kuri bingaye biyiranga ko ari intumwa. Yego. N'inyigisho z'intumwa ziri differa. Imyigisho z'intumwa ntiyayoberwa. Intumwa nyimenya njyewe iyo yigisha. Umuapostle iyo yigisha mpita menya ko ari we. Yego. Hari abandi yigisha koko bamwita apostle, ariko yigisha nkabona n'umudiyakoni. Yego.
tubona imyigishirize ye ntahihuriye n'imyigishirize y'intumwa. Ibyo ni ibintu abantu rero bagomba kumenya. Ikindi intumwa zikora, intumwa n'abantu bavuga gusa ko bashinzwe kurinda urufatiro ruzima rw'itorero rya Kristo. Rero njyewe ahantu hose nagemba ni ibintu Imana yashizemo. Nanga kubona abantu batumvikana, nanga kubona ahantu hari ibice. Kuri iyo mpamvu byatumye mba inshuti y'abantu, nta muntu nanga ubaho ntawe wabona. Bimwe byatumye nje ntanatera imbere ngira ngo abandi ngira amafaranga menshi, ngira ngo nico kibamo. Kuko ushobora no kubona udufaranga mbonye kuba nadukoresha mu buryo tekereza ko ngeze mu Rwanda gufata amafaranga yanjye utwo mbonye tukaja Hilltop kemera nkishura abakozi b'Imana tugasangira. Kareba bene abandi babyumva rwose tubyumva kimwe nk'ababiri batatu nk'abatoke munyongerereze, ariko habe ubusabane bw'abakozi b'Imana. Nico gicaniro twakoze, ni igicaniro cy'ubusabane gusa bw'abashumba. Ntabwo ari ministere, nta nubwo ari bavuga ngo ni ambrera ngo ni ibikino. Twaravuze twe turi muri ambrera, ariko abari muri turimo si byiza, si ku bwami bwa Kristo bubatse. Duhure n'abari mu zindi ababyumva cyane, abantu bashaka ububyutse. Nibyo nkunda kubwira abantu, tushaka kuba mu gihugu cy'u Rwanda cabyutse kuri uru rwego, isi yose igatangara, kivuye mu busa kaba higeze iriya. Ngo tumara itorero tugume turi ibintu bisinziriye bari aho ngaho. Natwe tugomba kubyuka tukajya muri kandi biri no mu by'Imana yavuze mu masezerano z'abakozi b'Imana bose barayabitse mu agenda yabo. Ububyutse bw'u Rwanda buzabyutsa aka karere Afurika yose buvuye hano. Unyumvira uwo mugisha, hari umugabo muri Singapore we yaje mu Rwanda yatwe kituzanye ngo Imana yabwiye ngo Singapore ntizabyuka muri revive itorero rya Singapore atari ububyutse banje guhera mu Rwanda. Aratubwira ati rero muduteje ambuteyaje, mwafunze inzira, nimukanguke mubyuke natwe tubone uko tubyuka. Ibihugu byose birasinziriye, nitwe tuzabikangura. Ariko ukabona itorero ry'u Rwanda nisinziriye riraho gute? Kudakorera hamwe ni icyago gikomeye.